dupange tuzagiye wibipange neza ufata amadolari tuzamanutse tuzajyayo esaba amafaranga aho kurara ukatubomoza ntago umuntu yarara wenyine atabomoze wenyine nge nzamanukana ntabwo ubomora wazamanukana umugore we mfite umugore nzamanukana uwanjye ushaka usigaye umugira tekawe What are you doing here? Yeah, right now. Where are you coming from? I'm coming to hano kuri X large. To do what? Yes. Haji jambo what? To do what? To do what? Ubwo nuguta to do nugukora. Haji jambo vango what? Haja to do nugukora. None se narakoze. Narakoze. I don't. Chanka you want. Shawari husera pfuye nagiye hano itwa kumukamira sangira n'umuntu inzoga pe ngo yari umukorobasi urukumva umukorobasi mukorobasi sumuzi wani wa muntu ushobora kuguruka nk'ikinyugunyugu amasiporo menshi shoferi avuga ati rero niba harimo abanyweye mwicare twari turi muri dayihatsi inyuma ati uwanyweye agenda yicariye hasi umuzima wenda afate ku iki cyuma dutware ubwo twaragiye shoferi afata umuhanda araguruka pe wa muhungu akubwira yicare mbona atangiye kwiboranya muri ya modoka sinzi ukundi atarutse mu kirere nka gutya arazamuka hejuru asanga imodoka yahanze asigara muri kaburimbo yarasimbutse nka guca azi ngo wenda ari bwo ugiye kuva mu modoka niba yaragize ngo wenda arahanwa ari mu kintu kitari kugenda we yarasimbutse wuca mu guteruka asanga imodoka yagiye sanga imodoka yahise andataruke yaragiye gamazi gose no muri kwanze shoferi utaye umuntu mu muhanda ati nakabagwe nakomeje shoferi agarura umuntu aramuka umuhanda ati tabiramureba shoferi wambabarira ko ari mu mwanya wanje udatuma apfa ko yanyweye amayoga shoferi yaragiye akatira nk'iraruguru turagaruka nagiye kumufata nsanga ari kuvuga ngo n'umugore we yarahari nawe yari muri iyo modoka usa niboye we ngo mfataga n'amaguru gose gakonyotse ntisinakubwiye kwiboronya kwawe tuzamanura ijuru sibwo bamushanye mu bitaro bamuhaye imbago mu gitondo rampamagaye gusa nibo waza unsura nanje mu nda ari kunyirira urambabarire yasintaye ngo mbwire ibintu ugenderaho uhitamo umuhungu mukundana cyangwa se muzabana agomba kuba yijije iki ni umuhungu ufite akazi basi ahembwa nka 5 cyangwa 10 ahembwa yego afite n'imodoka Nge naragowe Wawe yakoze iki mu bijyanye n'iki no kwita kuri family yayitaye so rero nawe ugomba kugira iyawe ugomba kwitaho oya ngomba kwitaho kuruta uko yayitaye aya uhanganye na so ushaka turazanye uko
hari indirimbo rimwe uzi yo mu gifaransa cyangwa mu giswahili? Ndayizi. Ndirimbira ho gatatu. Yo mu gifaransa. Quand je t'aime, quand je t'aime, quand je t'aime pourquoi? Quand je te mwitoko ni wowe mbona wowe. Quand je t'aime, quand je t'aime, quand je t'aime pourquoi? Je suis mon ami. Oh, baby. Hey, y'all, come look at this. Baba Simu we ukaririmba wambaye zero. Umugabo yambwiye ati dore babana uzira wambaye agasunga bakita ngo ikikapa agafunga musuzi kandi ubonye ukuntu wafataga mikoro buryo uburirimba marayika arimo kuguha zero afite impano araririmba ariko yambaye agafunga ki bagukaturiraho 15%. 15. Noneho bakakongeza telefone. Nawe uzi imibare tuvuge nka telefone yabo ihagaze 300,000 bakagukaturiraho 15% ni kangahe bakuzi imibare ubwo nyine bahita bakubwira reka njye mbikubwira telefone mbi ihagaze 300 300 ni 3.05 noneho bakatura 15%. Kwijana turavanaho amazeru 2 hasigare rimwe ku 300 naho tuvanaho amazeru 2 300 twavuga amazeru 5 tubona 2 harasigara amazeru 3 ubwo ni 3,000 twafata 3,000 twete dukube na 15 3,000 tukwe 15 ni kanga 3,000 dukwe 15 bikore mu mutwe 40 45 45 kongera amazeru 3 45 gusa telefone kwa bari make numva 45 aha aba mama banyo Jerusalem tuguhaye ikaze ubu liste twari dufite nimba ari 50 ubu nyine nawe waye uwa 61 akanyanga mu mutaranda aba telefone barayitwa nari bi telefone niba telefone turotifashe bugende telefone sugira ngo hari ikibazo ni ukuri mu yifate telefone nyeruka ndaje amasegonda abiri yego It was at this moment that he knew. hanini ndantwite Yesu yantereye inda mu kibaya kiyobowe n'abashumba batazwi harimo umushumba bita Rukundo inda ntwite n'inda igiye kuvuka mu buryo budasanzwe Yesu yantereye inda mu kibaya shawari hose yarapfuye impeta y'urukundo nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose kandi nkweguriye ibyanjye byose mu izina
dole tala sikotala leloseta lome etola wiyaso tila la soni ni wiya na to sifele sta sominge hallelujah. ubundi who are you ufite nyoko kugukunda cyakirimo we katoze wowe mukuru nyoko kugukunda cyakirimo nyoko bukwe agukunda shabura nta cyakirimo ushatse aha tubaza nko watubyaye muzi kwitera amata nk'isazi byacu birakureba hiye akoze ubwo yarabajije arabaza iki se yakwicara agategereza undi sutanga akazari ari mu nzu ariko mukayagiye kuza nanyereke dore umuntu afite n'ibindi bintu ashaka gukora ahubwo nta muntu ufite mecha ngo mwere uramenye niba ushaka kunywa itabi genda ubinywere hanze esha inzu ni iwanyu si iwacu ariko nje ni wanywera ibitabi imbere nze ndimwe none ndebe icyugira ariko wa mugabo we rero nawe uri kwiyenza wiki none se umukobwa tutabeshe urumva wakwifata ukanywera itabi mu bantu bangana gutya ariko ndimweye ubundi ko mbajije umuntu wawe ufite mechi hari itabi mbajije iyo mechi se ushaka kuyikoresha iki niyo nayireba gusa si ubundi mwebwe birabareba ibyo nkoresha ibintu byanjye umusaba reke n'ubundi n'ibyari bigiye kukwica wanje ntabwo umuntu mbeshye akazi nako rero niba mpembe barampemba nayo gutegereza nese uburambwira ko kuri kuvuga gutyo se ari bucyagera uzi twege tumaze hano wesha nibwo ukiza none se turi mu bihano noneho tubimenye mwese twiriwe ariko mabuja ko mwabitindije ko ndabatindije se we ntabwo uje mukanya nibwo nje ariko ngo harababanje no bazindi ikintu cyakare ubundi kuvugira nta muntu wabagira bavugira se hari ikibazo kibirimo nta cyabagira uri kuvuga ukuri ariko se urasakuza abanyabwite bacecetse urumva udafite ikibazo ariko wa mugana wa mabuja ndumva wishanuye namaze mabuja abahungu numva afite akavuyo bihorera ngenda basohoye iwanjye sinkunda akavuyo ubu se abakazi namwe ubwanyu mutari ku murongo murumva kakuru ibyo byo ntaho bihuriye mabuja akazi karakorwa neza cyane ari mwe gusa musigane akemera nkakikorera ako sondi mabuja uzi umuntu uri kubwira wowe usize uri kubaza nibazo wari kubwira ibi bintu rero nta kintu dufasha usibye kudutisha umwanya mwari tukatubwira akazi abagahabwa bakagahabwa abatagahabwa bakazinga utubuye ntayisaba MC gahunda se bayigwa yaryo ariko mbona isi yobora rata mabuja ibintu byo kuvuga sibyo nibyo cyane nuko ndi kubona abagabo bari hano ntaho bataniye n'abagore Jesus mabuja ariko aho uvuze nabi mwebwe ukuntu nababonye nababwiye nabi sinabashobora uburyo tugereranya n'abagore shaka nagasuzuguro ngaho sohoka subizanya na mabuja gutya no kumusuzugura naringizewe mushaka urupapuro n'ikaramu mwiyandika ubundi ndaje ariko hari abatakirirwa biyandika ngo n'uyu se niba ukunda rero sinaba muri gutanga akazi ko mu rugo ako se bwo urambaza icyo wundi ese ngiye kuzira uko ureba kandi